jewe ndi hano nshaka guca icyo nakwita nk'urugomo, urugomo cyangwa se urwango. Mpamvu rero mvuze ngo sinemera umuntu hagati undi, nakomeje kubona bibasira umuntu, kuko mukuri byaba ibyo bavuga Pastor Mutesi nimba ari ukuri, byaba atari ukuri, nta burenganzira n'ubu namba bafite bwo kuza kuri social media, bwo kuza ku makamera, bwo kuza kwirirwa bamuhagata, bwo kuza birirwa bamushyira bamwicarira. Nimba iminwa yabo yabuze ikindi cyo gukora, nimba iminwa yabo batagomba kuyikoresha icyo biyita bahamagariwe, nibashyira undi muntu hasi, bareke kumuhagata. Kwemera guhemuka umuntu, kuba yakwemera guhemuka, kuba yakwemera guhemukira mugenzi we kubera inda, icyo gihe ntago ibikirinda, iba yahindutse umudigi. Kankoresha urugero, umwe muri abo ngabo b'indambi zarenze yavuze ngo ntabwo yamwita ngo ntabwo yamwita ko ari umushumba, ngo nta nubwo yamwita ko ari umupasiteri, ngo kubera yuko ngo ari umudivorce. Natangiye kubona ikintu ababita abakozi b'Imana barimo bubaka mu bantu kimeze nkaho nakwita ko ntareka kuvuga ko ari ivangura cyangwa se ikindi kintu. Igihe ufashe umuntu uhinduriye umuntu izina rye yarafite, ugatangira kumwita indi titre cyangwa kumuhinda inyito, wirengagiza izina rye afite kandi urizi. Sinumva impamvu rero kuba ari umudivorce byabateye ikibazo, byanatumye muhaguruka kuza kumukomerekesha ayo magambo yanyu mabi, musa nkaho murimo mumukorera ivangura ngo Umutesi w'umudivorce. Ese kuki wongeraho iyo titre? Urukiko rwamudivorceje rwagutumye kuza kubyamamaza ko ari umudivorce. Ko wongeraho iyo titre ngo ni umudivorce, abashinzwe gutanga divorce bakubwiye ngo divorce twatanze ntiyafashe, genda twamamarize kuriya muntu ari umudivorce. Uyu mubyeyi mwamushyize hasi muramushaka hiki? None ikintu cyananeye ikibazo no guhita nanibaza, nshaka ko tunaganira hano muri rusange. Hari ahantu umwe muri bo ku kinyamakuru ntashaka kuvuga yivugiye ngo abo ba divorce ngo twirukanye ngo mu rusengero, ngo hanyuma ngo bagahita bagaruka ku makamera ngo biyise abapasiteri, ngo biyise n'ababishop. Sibyo? Ngo none ko mwirukanye muri urwo rusengero rwanyu bakaruvamo, ko barubarekeye mwarugumyemo, mubasanze kuri ayo makamera mushaka iki? Mwebwe izi kamera murimo nirwo rusengero murimo, niho murimo mukorera umurimo w'Imana. Mwagumye muri izo nsengero zanyu mwabirukanyemo, nabo mukabarekera amahoro yaho bibereye. Murabashaka hiki? Nimba atari indambi n'ishyari n'imitima mibi ribazanye kuri izi kamera, mwagumye muri izo nsengero zanyu mwabirukanyemo, ko batanazigarutsemo mukabareka. Ngo yanyangishije ngo abantu, yakwangishije abantu, ko nawe twamubonye atanga ikiganiro avuga ngo nimwange kanaka, nimwange kanaka, nkuko mwamwicariye mwamuhagurukiye, ahubwo nimwe murimo kumwangisha abantu. Ntihagire umuntu numwe utekereza se ngo nibaze ngo se kuki Raila yakomeje kuvuga kuri iki kintu, kubera iki Raila yashishikaye muri iki kintu. Nta kindi, jewe muri rusange ntabwo nkunda umuntu uvuga undi nabi, kabone nubwo umuntu yaba ari umunyamakosa, ntabwo ikosa turikosoza irindi. Kabone nubwo umuntu yaba ari umunyamabi, ntabwo tumukwiye kumuciraho iteka, kuko ntabwo turi abacamanza twebwe nk'abantu. Imana niyo izaca urubanza, niyo mpamvu yashyizeho umunsi w'imperuka, kubera ko ari izamenya ibyari bikwiye n'ibitari bikwiye ku bantu, ikaba ariyo yicira urubanza. Twebwe abantu rero ntacyo dushinzwe. Navuga ko mu nshingano abantu bahawe muri rusange ntavuze ngo n'abakozi Imana se n'abakozi b'Imana, ni uguhindura isi nziza kuruta uko bayisanze. Guhindura isi nziza kuruta uko bayisanze. Ntabwo rero wahindura isi ngo uyihindure nziza kuruta uko wayisanze uri mu biburwango mu bantu, urimo uharabika umuntu, urimo wanduza isura y'umuntu, urimo wanduza undi muntu, umwangisha abandi bantu. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga yuko ntabwo waba wubaka cyangwa se waba uri muhindura isura isi nziza kuruta uko wayisanze, urimo urafata umuntu mugenzi wawe Imana yaremye mwembi ikabashyira kuri iyi si, bahaye misiyo yo kuyihindura nziza kuruta uko mwayisanze, ngo nurangiza umuharabike umugire mubi, we wigire mwiza.
Muraho, mbahaye ikaze kuri IKTV Shows. Mbifurije ishya n'ihirwe, Imana ihimigisha imirimo y'amaboko yanyu. Nirayira nkuko bisanzwe turabana kenshi kuri IKTV Shows. Reka ngushimire cyane wewe wakoze subscribe, nawe utarayikora ngusabe ngo nimba ntacyo bigutwaye ukanda aho ngaho kumukara, ukore subscribe, ukande kunzogera ndetse ukore share ndetse na comment zanyu ni ingenzi cyane. Turabakunda cyane rero, namwe turizera yuko mudukunda kandi Imana iduhane umugisha. Uyu munsi rero ndagarutse ngo twiganirire. Nakunze cyane comment ndetse n'ibitekerezo mwagiye mutanga mu kiganiro cyangwa se mu nkuru nasize ubushize. Ni inkuru twaganiriyeho kuko ndabyita ko twaganiriye kubera ko hari ibitekerezo byanyu nabonye, hari comment zanyu nabonye. Ibyo byose rero niyo mpamvu mbasaba ngo mujye mutanga ibitekerezo ndetse na comment kuko ni ingenzi cyane kuri twe. Rero ubushize tuganira nakire comment nyinshi, n'ubwa mbere ngira ngo nicyo kiganiro nakireho comment nyinshi. Rero nabonye urukundo mwanyeretse, ndavuga nti reka nongere ngaruke twiganirire, tuganire kuri iki kintu. Rero niya topic nanone nongeye kugarura. Abantu nibagire ngo hari icyo mpfa nabo, abantu nibagire ngo hari icyo ngamije muri ibi bintu, ntibanagire ngo hari icyo ndimo ndwanira muri ibi bintu cyangwa hari uwo ndimo mvugira muri ibi bintu. Oya, ni topic rero cyangwa se navuga ko ni inkuru y'umukozi w'Imana Mutesi irimo iratrendinga kuri imihanda. Yavugishije abantu benshi cyane, abantu benshi bahagurutse bahagaraye, harimo abiyita abakozi b'Imana, harimo n'abandi muri rusange bagiye batandukanye biyita ngo nabashumba, ngo naba ibintu bigiye bitandukanye. Rero nkuko mukuri, nkuko twabiganira ubushize, ngira ngo namwe buri wese uko abyumva atange igitekerezo cye, atange comment, mbese atwereke, atange feedback ye, kuko buri wese uko yumva ibintu ni uburenganzira bwe kandi binatuma biha umurongo abantu bo kubona ese koko iki kintu kiri kuvugwa hano hantu ni uyu muntu ari kurenganywa cyangwa se koko ibyo bamuvuga n'ukuri. Kabone rero nubwo bamuvuga ukuri, jewe ntabwo ndi hano ngira uwo ntunga urutoki wari we wese, ngira uwo ngaragaza wari we wese ko avuga ukuri cyangwa atavuga ukuri. Jewe ndi hano nshaka guca icyo nakwita urugomo cyangwa se urwango, kuko ni ikintu majije kubona, ngira ngo na buri wese atareka kureba yuko ibi bintu birimo bikorerwa uyu mubyeyi Mutesi ni urugomo ndetse ni n'urwango. Ubwo rero mpamvu rero mvuze ngo sinemera umuntu uhagata undi, nakomeje kubona bibasira umuntu, kuko mukuri byaba ibyo bavuga Pastor Mutesi nimba ari ukuri, byaba atari ukuri, nta burenganzira n'ubu namba bafite bwo kuza kuri social media, bwo kuza ku makamera, bwo kuza kwirirwa bamuhagata, bwo kuza birirwa bamushyira bamwicarira. Nimba iminwa yabo yabuze ikindi cyo gukora, nimba iminwa yabo batagomba kuyikoresha icyo biyita bahamagariwe, nibashyira undi muntu hasi, bareke kumuhagata, bareke kumuharasinga. Iyi ni harassment kandi ni nibya bamwe muri bo barisanga bakoze ibyaha kandi bishobora no kubabazwa. Reka rero mvuge ku kintu cy'indambi nababonyemo kandi nakomeje no kubabonamo. Finally byanarangiye bamwe banivugiye. Hari uwagize ati jewe Pastor Mutesi ikintu dupfa cyane nuko yamfungiye amayira, nuko yatumye abantu banjye bankundaga batakinkunda. So what? Jewe rayira ninza abantu bakangirira igikundiro kukurusha, jewe nkwangishije abantu. Ni igikundiro cyanjye Imana inyihereye, nawe senga Imana uyisabe guha igikundiro. Rero wikumva yuko kuba nkunzwe cyane bibaye ikibazo kuri wowe, ahubwo wakabaye nawe ureka kugira ishyari ryo kumva yuko wanshyira hasi, kubera ko niwashyira hasi umuntu utazamuye, ntiwakwangisha umuntu abantu atari we wamubakundishije, kubera yuko Imana yo mu ijuru iba yaramuhaye icyo gikundiro, niyo yonyine ifite uburenganzira bwo kukimwaka cyangwa se ikakimuha. Kuko rero kuza ukavuga ubugambo bwinshi cyane, ugasebya umuntu, ukandagaza umuntu, nta kintu byahindura, nta n'ikintu byakora ku cy'Imana yamukoreye, ku cy'Imana yamuvuzeho cyangwa ku cy'Imana yashatse kwabacyo.
niyo mpamvu rero mvuga ngo indambi zanyu, iyo midigi yanyu yabaruse iraje, ahubwo Imana iyinyuzemo icyo nakwita ko ari nk'igihano cyayo. Munyihangane ko nge sintukana kuba nkoresheje ijambo ngo imidigi, kuko ndumva byafashe indi ntera. Kwemera guhemuka, umuntu kuba yakwemera guhemuka, kuba yakwemera guhemukira mugenzi we kubera inda, icyo gihe ntabwo iba ikirinda, iba yahindutse umudigi. Kuko ntabwo wakabaye gukora ikibi kugira ngo inda yawe ntiyakabaye kuyobora ku gukora ikibi. Mumbabarire gukoresha iryo jambo, reka niye excuse na nisegure, mumbabarire gukoresha iryo jambo kuko jewe numvishe byambabaje, numvishe byanteye umubabaro kubona abantu bahagurukira umuntu umwe bakirirwa bamwicariye bamuvuga, nyamara we nta hantu na hamwe turamubona avuga abo bantu, avuga abandi bantu. Kankoresha urugero, umwe muri abo ngabo b'indambi zarenze yavuze ngo ntabwo yamwita ngo ntabwo yamwita ko ari umushumba, ngo ntabwo yamwita ko ari umupasiteri, ngo kubera yuko ngo ari umudivorce. Natangiye kubona ikintu ababita abakozi b'Imana barimo bubaka mu bantu kimeze nkaho nakwita ko ntareka kuvuga ko ari ivangura cyangwa se ikindi kintu. Erega buri ivangura ntabwo rigombera ngo ibingongwa amoko ngo akarere ngo niki. Ivangura rishobora kuba ku kintu cyari cyo cyose, igihe ufashe umuntu uhinduriye umuntu izina rye yarafite ugatangira kumwita indi titre cyangwa kumuhinda inyito wirengagiza izina rye afite kandi urizi. Ndabivugira iki? Ndabivugira yuko hari bamwe batangiye kwita Mutesi ngo Mutesi umudivorce kuruta uko bamwita Pastor Mutesi, kuko ayo mazina ye barayazi. Kuba ari umudivorce si ikibazo kuko si we wenyine wadivorshije. Kuba ari umudivorce si wa mbere si n'uwa nyuma si nawe uherutse isi, abadivorce babo bazanahoraho banahozeho. Sinumva impamvu rero kuba ari umudivorce byabateye ikibazo byanatumye muhaguruka kuza kumukomerekesha ayo magambo yanyu mabi, musa nkaho murimo mumukorera ivangura ngo Mutesi w'umudivorce. Ese kuki wongeraho iyo titre? Urukiko rwamudivorshije rwagutumye kuza kubyamamaza ko ari umudivorce. Ko wongeraho iyo titre ngo ni umudivorce, abashinzwe gutanga divorce bakubwiye ngo divorce twatanze ntiyafashe, genda twamamarize kuriya muntu ari umudivorce. Uyu mubyeyi mwamushyize hasi muramushaka hiki? None ikintu cyananteye ikibazo no guhita nanibaza, nshaka ko tunaganira hano muri rusange. Hari ahantu umwe muri bo ku kinyamakuru ntashaka kuvuga yivugiye ngo abo ba divorce ngo twirukanye ngo mu rusengero, ngo hanyuma ngo bagahita bagaruka ku makamera ngo biyise abapasiteri, ngo biyise n'ababishop. Sibyo? Ngo none ko mwirukanye muri urwo rusengero rwanyu bakaruvamo, ko barubarekeye mwarugumyemo, mubasanze kuri ayo makamera mushaka iki? Mwebwe izi kamera murimo nirwo rusengero murimo niho mukorera umurimo w'Imana. Mwagumye muri izo nsengero zanyu mwabirukanyemo, nabo mukabarekera amahoro yaho bibereye. Murabashaka hiki? Nimba atari indambi n'ishyari n'imitima mibi ribazanye kuri izi kamera, mwagumye muri izo nsengero zanyu mwabirukanyemo, ko batanazigarutsemo mukabareka. Ari nacyo kintu cyambabaje cyane. Ndibaza nti ese nimba atari uguharasinga umuntu, nimba atari ukumuhagata no gushaka kumubuza amahoro no ibi bintu, jewe ndaza gusanga ahubwo uyu mubyeyi anihangana cyane, kuko iyo aza kuba ari jewe nakabaye nabareze nkabarega kumoza ku nkeke. Kandi ibi ni ibyaha rwose completely. Nibasesenguye abantu benshi basesenguye aramutse abareze bagasesengura ibiganiro mwagiye mumukoraho, biraza gusanga ko mwamugenzeho inshuro nyinshi, mwamugenzeho mwaramuhagase, mwamuhojeje ku nkeke, kubera yuko sinumva ukuntu muhora muza mwebwe muza gutunga urutoki umuntu ku cyaha n'amategeko y'igihugu atamushinja, mugahora mumuhagatira icyo kintu. Mbivuze ndakaye, nanabivuze mbabaye,
kubera yuko ngiye simbarizwa muri gospel kuko aya matiku sinanayazamo sinanabarizwa muri gospel sinanayizamo sibyo kuko sinanabishobora pe kubera yuko aya matiku y'abagospel bajemo hasigara utaye abantu bo muri sekira birakabije. Jewe rero impamvu nitandukanye n'abandi simba muri gospel kuko gospel barizwamo pasteri barizwamo bavuga ubutumwa barizwamo abahanuzi jewe muri ibyo byose ntacyo ndico, ariko impamvu itumye mbivugaho niyi nuko nabonye ko murarengereye murakabije kandi numvishe nanababajwe cyane no kubona umuntu murimo muhagata n'umubyeyi n'umuntu nkatwe twese twakabaye duhagurukira tukarwanira. Iyo niyo mpamvu inzanye hano. Ikintu cyambabaje cyane kikanantera no kwibaza kikanantera no guhita mbona yuko mumufitiye urwango mumufitiye no gushaka kumutesha umutwe no kumwirukankaho mumuharasinga nuko wowe umwe ntashatse kuvuga no ku kinyamakuru yavugiye nashatse kuvuga ngira ngo ariyumva okay n'uwita ngo ni Papa Bitangaza reka muvuge kuko nubundi ababonye ibiganiro yakoze bamubonye bumvishe nibyo yavuze ngo ntabwo tuzajya tubita abapasteri tuzajya ati mutesi w'umudivorce atabo ngabo twaje tukabirukana mu rusengero ati hanyuma bakagaruka kuri kamera z'ibinyamakuru biyise abapasteri biyise ababishopu biyise n'abandi sawa ntacyo bitwaye reka tubyemere ko biyise. Ariko se nimba mwarabirukanye muri izo nsengero zanyu bakazivamo ntibanaterana amahane bakigendera bakigira handi kuri izo kamera mubasanzeho mushaka iki mubasanzeho muza gukora iki nimba atari indambi ibazanye n'indonye z'amafaranga y'abadiaspora mwirirwa mutuburira. Noneho ikintu cyanansekeje ugasanga aravuze ngo yanyangishije ngo abantu yakwangishije abantu ko nawe twamubonye atanga ikiganiro avuga ngo nimwange kanaka nimwange kanaka nkuko mwamwicariye mwamuhagurukiye ahubwo nimwe murimo kumwangisha abantu. Hari nabyo mvugira nti jewe yaza kuba ari jewe murimo mutaramira munavuga gutyo nabagezayo buryo nabagezaho nkabarega kumoza ku nkeke kuko ibi bintu murimo mukorera Pastor Mutesi nukumuhoza ku nkeke nimba wa mugani mwaramwirukanye mu rusengero rwanyu kuko ari umudivorce akaruvamo yamara kuruvamo mwebwe mukabona ntibihagije mukamusanga nahaje kuri kamera kumutesha agaciro no kumuharabika no tata we ndababaye cyane ndekana no kugayire n'ijambo wakoresheje ngo yihaye ngo arashaka ngo kugira inama ngo abantu bubatse ngo nyamara wari umudivorce ngo ntiyakabaye ngo atanga inama ngo ku bantu bubatse ngo we ngo ari umudivorce ngo yakabaye ngo reka we bakazimuha. Reka nkwereke kuri ninjiji hubwo utanatekereza kuba ari umudivorce ntabwo bikuraho ko atatanga inama ku bantu bubatse ngo kandi bakubaka. Kuba ari umudivorce ntabwo kuba ari umudivorce ari byo azigisha abantu kandi hari n'inama nyinshi yigishije abantu hari ibiganiro byinshi yakoze bikomeza abantu bikomeza imitima yabo. Ubwo rero sinzi nimba ubujiji bwawe buri ku rwego rungana gutyo rwo kumva yuko umuntu utubatse urugo atagira inama uwubatse urugo. None se ubu ngubu ko mugirana ikibazo mwarashakanye mukirukanka kwa padiri ku bantu basengera mu bakatolike mukirukanyira kwa padiri ngo bahe inama padiri yashatse umugore padiri agira umugore padiri haruga agira nuko hari ibyo abafite byo kubagiramo inama yanabahugura bikabafasha kubaka. None se ubu ngubu ko mwarimu yigisha umuganga agahinduka docteur kandi wamwigishije akaguma ari umwarimu bikuraho yuko ngo wamwigishije nubwo yigishijwe n'umwarimu atagenda ngo akore akazi k'ubudocteur kandi agakore neza. Kuki murinjije mubugira ubujiji n'ubugoryi mu mitwe yanyu? Mutesi mumureke mumutesi mumuveho kubera yuko sinzahagarika kuvuga kuri iki kintu igihe mukimwibasira. Kuba ari umudivorce nawe ntago ari ibyo akunze sinamahitamo ye hubwo nuko Imana itamuhaye ayo mahirwe kandi Imana itanga uko ishaka kandi Imana ituma umuntu ikintu cyose kimubaho kubw'impamvu yayo.
rero birashoboka ko Imana imwishimira kurenza mwebwe mwankozi z'ibi bimwe mwirirwa mwita ngo mwubatse ingo. Rero ntabwo nakwemera cyangwa se ngo nicare nkomere mu mashyi abo ngabo mbona barimo bashyiraho ikintu nakwita nk'urugomo cyangwa se urwango ku muntu mugenzi wabo batamugiriye masi, batamugiriye impuhwe. Mukuri yewe ntihagire umuntu n'umwe utekereza se ngo nibaze ngo se kuki Layira yakomeje kuvuga kuri iki kintu, kubera iki Layira yashishikaye muri iki kintu. Nta kindi, jewe muri rusange ntabwo nkunda umuntu uvuga undi nabi, kabone n'ubwo umuntu yaba ari umunyamakosa, ntabwo ikosa turikosoza irindi. Kabone n'ubwo umuntu yaba ari umunyamabi, ntabwo tumukwiye kumuciraho iteka kuko ntabwo turi abacamanza twebwe nk'abantu. Imana niyo izaca urubanza, niyo mpamvu yashyizeho umunsi w'imperuka, kubera ko ari izamenya ibyari bikwiye n'ibitari bikwiye ku bantu, ikaba ariyo yicira urubanza. Twebwe abantu rero ntacyo dushinzwe, nta n'icyo tunamaze, nta n'icyo habe na kimwe cy'icumi cy'akazi nk'ako ngako twahawe kuri iyi si, ntako. Gusa navuga ko mu nshingano abantu bahawe muri rusange ntavuze ngo n'abakozi Imana se n'abakozi b'Imana, ni uguhindura isi nziza kuruta uko bayisanze. Guhindura isi nziza kuruta uko wayisanze. Ntabwo rero wahindura isi ngo uyihindure nziza kuruta uko wayisanze uri mu biburwango mu bantu, urimo uharabika umuntu, urimo wanduza isura y'umuntu, urimo wanduza undi muntu, umwangisha abandi bantu. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga yuko ntabwo waba wubaka cyangwa se waba urimo uhindura isura isi nziza kuruta uko wayisanze, urimo urafata umuntu mugenzi wawe Imana yaremye mwembi ikabashyira kuri iyi si, bahaye misiyo yo kuyihindura nziza kuruta uko mwayisanze, ngo nurangiza umuharabike umugire mubi we wigire mwiza. Ntabwo ariko waba urimo uhindura isi nziza kuruta uko wayisanze, ahubwo jewe mbibonamo urimo urayanduza, kuko urimo uranduza n'abantu bayo Imana yishyiriye kuri iyi si, utagizemo uruhare rwo kuzana kuri iyi si, utanagize n'uruhare rw'uko babaho. Reka rero ngendere ku kintu abantu barimo kugenda bikoma, ntareka no kuvuga yuko nongere mbisubiremo, na cyane ko abantu na bamwe muri bo babyivugiye ko indambi zabo zabazanye kuri izi social media zo kwigira ngo n'abakozi b'Imana, ahubwo bazanywe n'inda ndetse n'indamu z'amaturo, ari byo birimo bituma bahindura, barimo bagenda basebya bagenzi babo, barimo bagenda basebya, banandagaza, baharabika, tabyita gute, bahagata bagenzi babo. Nyamara jewe sinemera, sinkunda n'umuntu uhagata undi. Urumva neza? Rero reka mbasabe nukuri munyihanganire iki kintu nyivugeho, kuko sinzanarekeraho kukivugaho igihe nkibona mwihaye umuntu, mujujubije umuntu, mumuzengereje kubera ubujiji bwanyu n'ubugoryi bwo kwita ibyo mutari byo, ahubwo mubyita kubera ubusambo n'indambi zanyu. Ndabivugira iki? Ndavuga ko ari ubusambo n'indambi zanyu, kubera ko wowe bwawe wivugiye yuko mwirukanye abo bantu mu nsengero zanyu, bazivamo, biyizira kubwiriza abantu kuri kamera, kandi hari aho babwirije, hari nabo bahaye ama message, hari nabo bahaye ibiganiro byubatse. Mwe ntimwaguma mu nsengero zanyu, babasizemo, murabatera mubasanga no kuri za kamera. Murumva mudafite indambi n'imirurumba n'ubugome n'ishyari by'abarenze? Uyu mubyeyi mwamuretse muramushaka iki? Mwamushyize hasi ko nta muntu turabona yibasiye, muramushaka hiki? Hari abantu mugiye kuntuka muvuga ngo Karayira kigize umuvugizi wa Mutesi Ndamaze, ni kiremwa muntu nkanjye. Jewe nimba ntakunda umuntu harasinga, nimba ntakunda umuntu usebya undi, nimba ntakunda umuntu wibasira undi, nimba ntakunda umuntu uzengereza undi, niyo mpamvu ngomba guhaguruka nkarwanira uwo ngo bazengereje. Iki kintu sinzahagarika kukivugaho kugeza igihe muzafunga iyo minwa yanyu, muyerekeze mu nsengero zanyu aho mugomba kubwiriza. Abo ngabo baje kuri izi kamera mubareke, mureke kuhabasanga, kubera ko ho nta n'uburenganzira mufite ko bwo kuhabirukana. Byarakunze mubirukana mu nsengero zanyu yego, ariko izi kamera zo nta burenganzira mufite bwo kuzibirukanaho, kubera ko bamwe muri bo basigaye banifite kamera zabo.
ese wasanga umuntu mu rugo ukamubwira ngo sohoka ugende, ntabwo byakunda. Aho rero niho mukigirira n'amashyari n'imitima mibi, mukabona ko bantu mwarwanyije ntabwo barwanywa kuko aho bagiye hose baraka. Aho bagiye hose Imana ibasiga igikundiro, akabasiga icyubahiro. Nongere mbisubiremo, Mutesi muramuziza icyubahiro Imana yamwihereye, igikundiro Imana yamwihereye, mbese muramuziza byose. Ariko niho hahandi kubera yuko Imana yo yamuhaye ibyo, igihe itarafata umwanzuro wo kubimwaka, mwebwe icyo mwakora cyose ntabwo kizahama. Ni nayo mpamvu muza mukavuga amagambo, mukavugishwa, mukaduhera duhero n'iki nk'umuyugira, ni hahandi nitubumve ahubwo tukabangira ibyo mwavuze. Muzajya mumutwangisha birangira ari mwebwe twanze. Munyangane nta muntu umwe nibasiye, nashaka kuvuga ibyo byari ibyo, munyihanganire. Ubu ndumva ndutse kuba mbisoye. Murakoze, bye.